filime yawe filime yanjye imeze neza nta kibazo imeze neza nziza nyine wishimye ntugashobora na rimwe isikona uzajya kugira umushaka ni nawe ugira urandaka ayi nta mushugira ngenda bizinama birasanzwe kuri akabiri romantique nyamuneka is very normal sibyo terebekera kuri imirimo zikuri iminwa tuzimere neza isuguzaga rya uzamumbura kandi yewe ukarya ni butindeyo ameza ngaho ntabwo narenga 3 yose sini menshi ufite imyinshi turimo gukora shani menshi turakora Vancouver ducaho bita Regina ducaho bita Winnipeg Martin bari mu Kaneza duce Calgary duce Edmonton aho hose nuga mbere mu urebye ni Canada East yose rero habwa abantu baho tujya duhura ujyana na gutamo tuvuye twaho rero kumva tumeze tuvlog nakunda urugendo rwiza uzagira urugendo rwiza utanyikuye no kuganira neza rego ubusanzwe nakugira amahane uzajyana n'Imana mugarukane nayo asante ariko sure ugomba gutangira kwiteza kuzava umugore muzima umugore ufite amagambo meza rero umugore muzima witonda mu rugo rwa umugabo aramusuzugura gerinda ngo bamutera ivubi sicyo nakubwira gasi bangutereye uraho ngaho ubona ari ikintu yibwira reka kiramana nshaka gutuka kiramana ibintu yavugaga navugaga dadi komisi mubwire gitazacu tuzamufasha siko kiramana yarankubise mwana ako nibyo dupfa ibintu by'amafuta nibyo ibiki sibi ushaka ntabwo ushaka ni hano terura ayi ngutera wabyemera cyambere no kujya gushaka icyambere no kujya gushaka ariko bigeze inyuma imyaka 10 mariage bakora akamariage kabisa nubwo wenda nabigize urwenya ariko hari akantu wavuze mba nkibikwa ntago manatesheje agaciro ibitekerezo byawe nuko bitanga mu rusaku yakahe vuga uti ari igihe abahungu ukundana n'umukobwa mugakundana igihe bigasa naho umutesheje igihe hakaza undi akagira vuba akahita murongora bigasigara icyo nicyo cyiza nicyo cyiza uzima bari cyiza ubwo impamvu ari cyiza ubundi tuba dukwiye gukundana ukavuga ati wenda tuzakundana imyaka 3 yonyine tuzata tubana umuntu akaba abizi ko umurashitsi wa kabiri ari kwibara ariko umuntu utazi kugiye muzabanira mushobora gukundana imyaka 10 ubona wararambiranye abandi barashatse bagize bate ariko uyu ndi muntu aje agatagushaka ayisha umuntu ni mugari usambwira ngo amezi 6 wowe umuntu uramumenya nanjye ndi mugari yego iyo byanzura reka ukagenda amezi 6 cyane ubwo umuntu mwamumenyanye amezi 6 ni menshi aya pe nukuri naga ari menshi yesi naga abantu bari mu rukundo igihe ntacyo bitwaye bari kwigana bari kuzuza umubano kizarangira ari cyo gihe rero kuko mushobora gukundana imyaka 3 mugata mutandukana mugashwana urumva igihe cyose wataye uvuga ati shano umuntu uba waragitaye ute none se kankubaza ayo vugisha ukuri kaminuza yize imyaka ingahe 4 sawa segonderi imyaka 6 of course ku buryo wumva wamara mu rukundo imyaka iri munsi yo wamaze muri kaminuza ngaho ibaze imyaka namaze ndi muri imyaka 4 ntabwo ngiye imyaka 4 njya twayikundana kuri nibiki njye ndi umunyeshuri wawe se uri kwitoza umuntu kwitoza kubana nawe uritoza amahana agira uritoza uburakari bwe uritoza tuzate uritoza reacting ate uritoza kudekoza zimeze gute niyo time muhana mu mezi 2 yo mubonana mukavugana ubu yize oya ntago ahita ubimenya umuntu akwisha amayisha we akwisha musibigageze kugira ngo namangu nawe ndi kuvuga ngo mu rugo n'undi nta kintu kidasanzwe kibera mu rugo nugufura nugusasa nugukoropa nukoza ibyo mbo nuguteka sibyo oya nanga ari nibihe ore wagira surabizi ore wahagera urabizi ndabibona izi nzobere y'urugo wowe oya nibyo ngibyo nabi umuntu aba afite imico mibi
yabasha kuguhisha kubera igihe ntubivumbure pe ndabyemera kumbwira ngo amezi 3 ngo amezi 4 mwese Irene imyaka 5 ibintu byose wabimenye nta nubwo wenda turi se nimba uriya cyane wowe ko ari inshuti yawe bamaranye igihe kirekire cyane ntabwo ari kirekire ntabwo ari kirekire nta mwaka urimo yiwi nese umwaka zabo batandukanye ryabo kuvuga nk'umwaka wa burimo nawe urimo niba unarimo ibugiye yamudupresence kuri social media ntawe urimo atangira kumpostinga bwa mbere nta mwaka urimo yababaje zabo amubabaza mu biki wasanga baranapfuye uriya muhungu oya njya nabara kuvugira umuhungu mugenzi wanjye yewe abo mwese muri bamwe yaba wowe na Zaba muri bamwe n'ubundi ntiwabura turamaze ariko ayi babongere koko byimwitekerezaho bakuzwitekerezaho iki buriya nabikunze ese kubonye ivi hari ubu kubonye ubundi kubonye ivi hari ubu kubonye ivi nta kibazo kuba umuryango wamenye n'umuntu ariko nirirwa nkunda n'umuntu nta nubwo mumanja muzi nuko undi mu rukundo ntamenye icyananiye ntananizwa n'inkundo ntabizi akagira ngo n'uburwayi busanzwe kandi narashize mama kumenye famiye kumenye basi mushaka nta kibazo bajya bavuga ati nubwo batandukanye ariko bakundanye igihe twatunamuzi ariko noneho abahungu bamaze gukundana bose si benshi iwacu nta n'umwe bazi wakundaga n'abantu batari seriye nyine iyi nta even you iwanyu waranze niko bibwiye wenda sindahagera bakuzi mu biki sha mama waranze mu biki ye mama wenda bizi kwanze uzamumbaze ngo Irene uramuzi Irene ntabwo yamuyoberwa wo kurema ni icyazi gutyo gusa iki ni bajyaga kurahira ntarejoze gusa igaragara ibyazi gusa ni ibyazi biki use ni ibyazi gusa yego umfatira ikibazo sibwo ntagazi ko ajya nzamukuzana mu kiganiro akakuntuki yego ko Kristo we barira tugendane neza sharaga yabishobora dislaga yabish ni black nanamubonye none numva ko babongira umunwa cicika urundi nyabantu bakuru bura nubwo byo baranigera gutya yambonye abantu bakuru sinzi ikibazo ngira banumva ntitiye n'inyabantu bakuru nimba ari kububaha cyane umuntu mukuru ndamwubaha kabisa buriya rero mwamamaye mubonye nibwo abona ubudage bwanjye ciciko yo bati cyabaye iki yakonje komeza uvuge amagambo kuri mbwira ngo mvuge nka kwibora gusa nganje abantu bakuru aya wati tujya twivuza hano twisererere nta kibazo we naguhandoringa ariko sinaga keneye kukumenya bo batakeneye kukumenya ange ababyeyi ndabubaha nyine nta Ayisha ababyeyi ndabubaha nyine nagukeneye kumenyana nawe Ayisha mbabati ntago mvye muri interview ntago ukeneye kumenyana nawe kumenyana nawe nta kibazo nta kibazo nanabikeneye ariko bitanabaye ntari bitabaye se ko bitebitana ariko usibye ko bizarangira bitanabaye wana mugani bitanabaye abantu bakuru kandi ubwishinga kimwe ariko uzi umuntu wowe ufite imyaka wowe ikubyaye iri hari igihe ikanyweye n'urugero usinyibutsa akaboro ako ndi kukubwira ngo mama wanjye ngo ntago akuzi ni ikibazo hari nk'abajama urumva iyo ukundana n'umuntu utaba ufite n'abandi ku ruhande baba badutereta ntabwo tuvuze ko tuba dukundana naho rero bakungu tubamenyera tugasanga muri za marine oya ntabwo dukundana nabo ariko baba badutereta Ayisha wajya uvugisha hanyuma se baba bagutereta ukaza ukavuga ibi byose hano ubwo se yaba atari burakari umuhungu akakugigira ukamwanga none abajama bazi ubwenge ugati akuno umukobwa wanyanze kanjye kureba mama we yego akabara manutsi butari yego agiye kureba mama wanjye ababyeyi rero baroroshye ntago nkuko nge nakwanga umuhungu ntago ariko mama wanjye yamwanga mama abantu bose abona nyine nta kibazo ari abantu beza agatuvuga ati mwana wanjye karibu we umukobwa ndamukunda atwara bagutanga umva abasore rero baro bazubwe ba muhungu ugigira akumanukanira ibaze cyangwa igitenge umubyeyi akira akimuha igitenge mama nta wundi muhungu yaba yifuza mu buzima nahera nk'uvugira navuga Irene akavuga ati Irene wahe yakora iki yazanye icyaha iyo mbwa kandi wabin akanoro karwaye urihimuye urihimuye basi
sheri urumva se uruhutse umutima oya ntabwo ariko mvuze ntabwo mama yabivuga nyine uruhutse umutima ntabwo yakivuga icyo kijambo Yesu Kristo we ariko mu by'ukuri tugenekereje twanabisubiramo ibyo bintu mvuze naherayo nkuvugira ire ibaze yayibonye hariya cyangwa igitenge akora ku buryo umuntu yakugura ibaze wowe ose umuntu yakugura igitenge ntabwo yangura igitenge none se abazanywa njyewe abazanywa ntabwo njye twadirinze sinjye twadirinze ni inshuti ya mama wanjye kumubwira ngo hari Irene rero hari nawe undi waje wundi yavuga ati ubu se ukunda n'abahungu bangahe kuko wa wundi ntabwo agenda avuga ngo sinkundana n'umukobwa wawe ubwo ni inshuti yanjye ndamukunda mu mahita atumva ko ari we boyfriend nuko abakobwa ababyeyi bajya babafera ugasanga umuntu araje from nowhere hari imiryango myinshi nzi ibyo bintu byagiye bibaho from nowhere ari afite ibindi ahisha akabanza akikuba kuri nyoko mama wawe wamugana n'intege nkeya n'umukecuru ugasanga aramuguhatirije wari ufite ari muzima ugasanga mugirana ikibazo inde muzima wowe haje ufite gahunda wowe muzima muzima Yesu ubundi muzima ye aho ukankubaza narapfuye ngende karukurwa nkubarira tuzanye kuva ryane niwe wibuka neza jewe hano ubonye ibyo ukakora ko nari kera kera ukoze cyane yayishize mwana 5 se zirimo 5 kabisa irimo imyaka 5 ku wa 7 uzanyibutse umwaka wa 7 zambyaye kabiri byaye kabiri se umwaka urabyaye urukwavu zambyaye kabiri ihana ntago byara buri mwaka zambyaye kabiri mubwije ukuri 27 uzaba utakibuka nubwo uzaba byaye kabiri sinshobora ngiye ntago ndeba inyuma ngo Irene wahi yaririmbye iyi ndirimbo yakoze iki mu buzima bwanjye yakoze iki iyo ngiye ngiye sindeba inyuma ngiyewe bagiye kukujyana genda gutya bagiye kujyana none umuniga ngo yajyanye agatengere wanyu niwe uje kundata cyo muniga ubunze ubutenge nawe n'urugero ariko nta kibazo abagabo bararutana nibe nawe wazikiye azikiye ahubwo umugabo y'ibitenge wamushyira ipantaro se nta pantaro yambara ubwo yajyanye agatenge urumva yakoze ibintu bitatu naguhaga urugero umuniga yawe naguhaga urugero nyereka ifoto ye turebe uwuheze umuniga ngo yajyanye agatenge naguhaga urugero uze ni karasha amva urabizi none ukuntu nkunda kompa ngiye mu buzima akora mubonye naramukweretse ngiye none naramukweretse ukuntu ndemye kugira ngo uzanabyemera mfite capacity yo guha umuntu amahirwe ahubwo ati ngo wamwitangirizwe iruke turebe yego uwakira nugaruka muri Canada ariko bataguteye inda nugaruka ukagera hano mu Rwanda umeze neza tuzahita tubanza tuzaba aribwo duteka barabacecuru ndabizi ubu bameze gutya bose twese duhana umwitangizo turebe tuzawutangira wagarutse hano mu Rwanda twese duhana umwitangizo turebe uriye ko hazarira umwe ntacyo akira duhana umwitangirizo akira shayi dakira uwo muniga wawe nagerageze ndebe nawe icyo gisho nikigerageze ndebe igikecuru ngewe n'umwana w'ibyo reka ntabwo yaba ari muzima Irene yababawe ko tuzagusekara uzasenga azaba ari umuntu duhanye umwitangirizo nta kibazo ngaho umuniga ujya ubuvuga ubunze ubutenge bw'amafu ntabwo navuze ko abubunze nagwaga urugero nagwaga urugero ariko usigaye umukunda ubwo ubutenge bwa London ni bwangangisha bo London se mu banyambara London uzabaze ntabwo yambara musazi yamuhaye igihe gitegetse icyo yamuha cyose kirenze amafaranga kirenze ibyo utamuhaye tereka tuzahura muzahura mu biki nuje ari ndi kuhuje nawe nzijyana ntabwo hasi nahamenya ashaka kozi bayita kwahisha nyarugo nzahijyana sanze yawe sananga nzijyaye byore ibyo bintu bireke hajyana na musaza wawe ko twamenyanye se ari n'iniga yanjye ceceka ibyo bintu bireke mama yakubwira ati umura uri umunsi London ako London ngiye reka ngubwike singiye Canada tuzi ibintu byihorere jewe nabihenze akumbisha kagatenye kagukomye n'utangiye kumva kuzanakagura nemereye taxi bamuyire utangiye no kumva kuzakagura rwose nta nkanya sha jewe kujya umenya ko twakasha amakokerayo barabyibagiwe sha iremba nkurabuye ariko ngiye naguhagura twakasha amakokerayo ariko mba ntukanyanye ibintu by'amafu ibintu ushinzwe nk'inshingano zawe ugomba kubikora izo nshingano ngewe izo kuki utangiye kutekereza ariko mbikubwiye nta nshingano mfite mbabarira ntazo nkora mu nshingano nta nshingano ayishaki nkora mu nshingano nta nshingano ufite jewe inshingano
abavestina n'inshingano zawe nisi bikore ibyo bintu bibazanyemo gute none ufite inshingano nyinshi nanjye ndi inshingano zawe turaba izabanga inshingano zabanga zabangahe